ndagira ngo tugaruke kuri video y'ubwambure yamaze kuba yajya hanze y'uyu mwana w'umukobwa bita Kizito Kirabo. Uyu ni umunyarwandakazi ubarizwa mu gihugu cya Uganda. Uyu rero yaje kuza kuba yashyira video ye hanze y'ubwambure bwe ari kwikinisha aryamye ku buriri. Bamwe bakavuga ko uyu mwana w'umukobwa rwose ari wasake ngo kubera iyo video ukuntu igaragara. Niyo tugiye kugaruka muri iki kiganiro, ariko mbere yuko dukomeza n'uwo mukobwa, n'ubundi hari n'undi mupasiteri nawe video ye ari kwikinisha yaje kuza kuba yajya hanze, ishyizwe hanze n'uwitwa Mama Sava. Uyu Mama Sava nawe bigeze kuba bakozanya ku mbuga nkoranyambaga bari gusabana amavideo. Ariko mbere yuko izi nkuru zose tuzijyamo, ndagira ngo ubanze urebe aka video k'uyu mupasiteri tugiye kugarukaho, aho yari arimo guhanurira uyu Mama Sava, ari kumubwira ko agiye kubana na Papa Sava, ari nabyo byaje kuza kuba byabahuza bikaza kurangira basabanye amavideo y'ubwambure bwabo hagati y'uyu mupasiteri Hakimu ndetse na Mama Sava. Banza umva aka video, ndagaruka turambura iyi nkuru mu buryo bugiye butandukanye, tugaruka kuri izi nkuru zombi zifite aho zihuriye n'ubwambure bwabo. Banza umve hano. Papa Sava, Papa Sava, Imana imuteretsemo urukundo rwawe. God is setting Imana the love of imuteretsemo uri umugore mwiza cyane. you. Are a very beautiful wife. Too much. Can I go deep a little bit? Naja deeper. Can I go deep a little bit? Naja deeper. Mama, kugira umenye ko ari Imana iri gukorana nanjye. Mother, to know that God is working with me. Hari umunsi Papa Sava hashize imyaka 2 After 2 years, yarakubwiye ngo He told you, tuva mwishimiye. I feel I'm happy of you. Prophesy my Iramanure nyiri mu mavuta. Ibyarabaye. Urwo rukundo ruragaruka. That love is coming back. Wabuze ngo power. Say power, power, power. Kugira umenye ko ari Imana iri kunkorera. For you to know that is God who is Amaze singing me. kubikubwira. When He say that to Yahise you, gukubita akabizi ko kwitama. Ntabwo byari muri filime mu izina rya Yesu. Byari riyo. prophesy, go deeper, finish her. Kandi nawe mu mutima wawe Even you in your heart, urindira iryo you jambo. wait for that word. Wow. Tuzagushingira hagana Papa Sava. We will just make a wedding engagement here with Papa Sava. Yes. Prophesy, man of God. Sivuga ngo haleluya. Say hallelujah. Nakuzakorwa n'isoni. You will never be ashamed. Never. Never. Jya gutandukana n'uyu mugabo. Go and separate this man. That is what Papa Sava is waiting for. Asohoka Papa Sava yinjira. As he is out, Papa Sava in. Vuga ngo haleluya. Say hallelujah. Haleluya. Say hallelujah. Wemeze muri rusinga. Can I Yes. continue? Wemeze muri Prophet is rusinga. in the Can I house. continue? Go deeper. Nukuri kuwita. Kizo ipaya. Yes, ndagira ngo nanone twongere dufata akanya tugaruke kuri uno mwana w'umukobwa uri gukomeza kugenda agarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ku bw'amashusho yaje kuza kuba yashyira hanze, cyangwa se amashusho yaje kuza kuba yazenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Ni amashusho y'uyu mwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi ariko ubarizwa mu gihugu cya Uganda. Uyu rero akaba ari icyamamare, cyangwa se akaba ari umukobwa uzwi cyane n'abastari kubera ikimero cye cyangwa se imiterere ye. Uyu mwana w'umukobwa rero akaba ari umunyarwandakazi, bakaba bamwita Kizito Kirabo, niyo mazina ye. Uyu ni umunyarwandakazi ubarizwa mu gihugu cya Uganda, ariko nanone uyoboye imyidagaduro ya hariya muri Uganda, kubera ko uyu mwana w'umukobwa niwe wakira abastari baba bagiye gutaramira muri kiriya gihugu cya Uganda. Ubwo mbivuze neza nuko uyu mukobwa ari Slay Queen, ariko nanone iri high level cyangwa se iri hejuru muri kiriya gihugu cya Uganda. Ngira ngo niba ujya ukurikirana neza ku mbuga nkoranyambaga z'uwitwa The Ben, Meddy, Shafi n'abandi bagiye batandukanye, akenshi iyo bagiye gutaramira muri kiriya gihugu cya Uganda, uyu mwana w'umukobwa ni umwe mu babakira. Uyu Kirabo rero yaje kuza kuba yaki-excuse cyangwa se yasaba imbabazi ku bwa video ye yagiye hanze, video y'ubwambure, video iri gukomeza kugenda itangaza abantu bavuga ngo hari hamaze kabiri nta video y'ubwambure bw'umukobwa tubona hanze.
ariko ubu igihari ni uko abantu batangiye kuyenjoyinga ndetse bakaba bari no kuvuga ko uyu mwana cyangwa se uyu mukobwa ashobora kuba arenze abandi bose bashyize amavideo yabo hanze. Ariko nanone bakavuga ngo ese ni gute umuntu aba mwiza ariko akabura ubwenge? Ati kubera iki abakobwa beza b'ikimero ubona ko baberanye no kuba abagore, ni gute ushobora kuba wasanga mu mutwe wabo abari tete vide nta kintu kibereyemo? Aho bamwe bari gukomeza kugenda bavuga ngo uwitwa Emeline Shanga, ugafata n'abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bashyira ubwambure bwabo hanze. Ati ko biba bigaragara ko ari beza, ni gute video zabo koko, ni gute umwana w'umukobwa akuramo imyenda yarangiza agafata telefone agashyiraho kamera, yarangiza akifata ifoto yambaye ubusa cyangwa se akifata video yambaye ubusa, yarangiza agashyira ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa Kirabo rero yavuze ko iyo video mu by'ukuri nubwo yagiye hanze ariko ni ubwe wayifatiye, ndetse anabishaka. Abayibonye bakaba bari kuvuga ko ngo yararyamye ku buriri yambaye ubusa arimo arishyiramo intoki cyangwa se ari kwikinisha, ndetse n'amazi agataruka akagwa muri kamera. Ubwo ababonye video yo bayibonye, ndetse hari n'ibisigisigi bigaragaza ko video ihari koko, kuko abakoresha TikTok, abakoresha Instagram ndetse na YouTube, hari ibice by'iyo video bigaragaza koko uyu mwana w'umukobwa aryamye ku buriri arimo aricengezamo intoki mu myanya y'ibanga, hanyuma amazi agahita ataruka. Bamwe bakavuga ko abamuzi bakavuga ko ngo uyu mukobwa ngo ari wasake cyangwa se ngo iyo umukozeho amazi ahita ataruka. Rero abagerageje kumuhinyuza ngo bakavuga ko hari abamuhinyuje bamubwira ngo wowe ugenda ubeshya abantu ko ngo ufite amazi, kandi nyamara ngo hari igihe umuntu aba kureba gutyo nyamara uri igikatsi. We rero mu kubahinyuza yahisemo kujya mu cyumba cye, arangije afata telefone yifata video, arangije yikozaho urutoki ngo amazi ahita aturika. Ariko bakaba barabimubajije inbox, nawe akaba yarabasubije inbox. Yumvikane neza ko ntabwo yatekerezaga ko video ye yajya hanze. Mu gihe wenda tukiri kuri uno mukobwa Kirabo Sitiku, nimba ari Situki Kirabo, uretse n'uyu nguyu ngira ngo hari n'indi video iri kugarukwaho cyane y'umuntu bita Pastor Hakimu ndetse n'uwitwa Mama Sava, hakazaho n'uwitwa Gigi ndetse n'abandi bita ba Gatema n'abandi bagiye batandukanye. Aho video ya Pastor Hakimu nayo yaje kuza kuba yasohoka arimo arikinisha. Ngira ngo uyu Pastor Hakimu ni umwe mu bagabo bazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga ubarizwa hanze y'u Rwanda. Uyu nguyu akaba ari nawe wagize uruhare mu kuba yasenya urugo rwa ya mpano, yarangiza akanamufungisha. Ushobora kwibaza ngo yabikoze gute? Ni gute umuntu uri muri Amerika yasenya urugo ruri mu Rwanda? Ati byagenze gute? Uyu Pastor Hakimu ngira ngo wenda ninza kubona ka video ke ndaza kugashyiramo hano, aho yararimo arahanurira umuntu bita Mama Sava, ari kumubwira ngo agomba kubana na Papa Sava ndetse n'Imana yabimweretse. Ngira ngo ayo amashusho yasohotse mu mwaka wa 2023 na 4 gutyo, aho uyu Pastor Hakimu yarari hano mu Rwanda, hanyuma aza kubona umuntu bita Mama Sava, arangije amuhanurira ko agiye kubana n'uwitwa Papa Sava. Ibyo rero nibyo byatumye Mama Sava ashaka contact z'uyu Pastor Hakimu, arangije amwandikira nyine kugira mubaze byinshi kuri ubwo buhanuzi. Biza kurangira rero babaye in touch, cyangwa se biza kurangira bandikiranye byinshi, ari naho Pastor Hakimu rero yaje gusaba video y'ubwambure bwa Mama Sava, ndetse na Mama Sava nawe amusaba video y'ubwambure bwe. Ngira ngo naho ngaho byatangire rero, ariko Pastor Hakimu n'ubundi ntiyanyurwa, aza kongera yandikira undi mugore bita Gigi, aza kongera yandikira n'abandi bagore bagiye batandukanye, harimo ba Gatema n'abandi benshi bari kugarukwaho cyane, bavuga ko abo bose yagiye abaka amavideo, ariko nawe n'ubundi akaboherereza amavideo yiwe. Ngira ngo rero witwa Mama Sava niwe byose byahereyeho ajya kumuha video. Ubwo rero icyo nari mbabwiye cyuko Pastor Hakimu ari we wasenye urugo rwa ya mpano, yafashe n'ubundi umugore wa ya mpano bita Vava,
atangira kumwandikira ndetse anamusaba ko agomba kuza kuri live ya TikTok kugira ngo aze kumusengera. Ariko mbere yuko aza kuri live ya TikTok yarabanje abwira umugore wa Yampano, aramubwira ati ese ko mbonye mu rugo iwawe hari ibibazo. Hanyuma umugore wa Yampano nawe ajyaho afata amabanga yose y'urugo, arangije akajya ayamwoherereza cyangwa abimubwira. Ubwo nimba Yampano hari icyo ari gukora, umugore yafataga video agahita yohereza Hakim. Yampano yatonganya umugore agahita abifata byose akabishyira Hakim. Amabanga yose y'urugo umugore akajya yohereza Hakim. Hakim rero ayo mabanga yose bamuhaga inbox cyangwa se ayo umugore wa Yampano yamuhaga, niyo noneho yahise agenda amutumira kuri TikTok, arangije aramuhanura amubwira ati mbonye umugabo wawe gukubita, mbonye urugo rwawe rusenyuka, amubwira n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko kubera ko Vava cyangwa se umugore wa Yampano atibukaga ko ari we wamubikije amabanga cyangwa se wimennye inda, we yahise yumva koko ari ukuri cyangwa se ari ubuhanuzi, ari Imana ivuze. Ngira ngo rero nta intandaro y'urugo rwa Yampano ndetse no gufungwa kwe naho byahereye, kubera ko byaje kurangira Pastor Hakim abwiye Vava umugore wa Yampano, amubwira ati aho kugira ngo uzapfe wasohoka muri urwo rugo. Ariko n'ubundi akajya akomeza kugenda n'ubundi abwira umugore wa Vava ko yarakwiye kuba yashaka impamvu cyangwa se n'ibindi byatuma ava kwa Yampano, ariko ahakuye igishoro. Nibwo rero umugore wa Yampano yagiraga gutya, akajya yiba, akagira gute, akiba Yampano, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo ni inkuru zagiye zivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Biza kurangira rero Yampano anafunzwe, ariko aza no kuvuga ko nubwo agiye gufungwa umugore we atigeze ashaka kuba umugore wuzuye, kubera ko igihe cyose yamuteraga inda umugore yayikuragamo. Byumvikane neza ko umugore wa Yampano yari ari kuri misiyo, ndetse bari baranamuhanuriye ko urugo rwe rutazaramba, ariko ari we buturutse kubera ko yafataga amabanga y'urugo akayahereza Pastor Hakim. Nuko rero byaje kugenda, Yampano nawe aza kumentioninga avuga ko urugo rwe rusenye n'abiyita abahanuzi aribo babo ba Pastor Hakim, ndetse anavuga ko umugore we bari babanye nk'amaneko, kubera ko buri kintu cyose cyaberaga mu nzu, mu cyumba, byose n'ubundi yashidukaga biri hanze atazi uwabihashyize, kandi nyamara ari umugore we. Ubwo nuko rero byaje kuza kuba byagenda, birangira rero Yampano afunzwe. Ngira ngo bamaze no kumukatira igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo. Ubwo ngira ngo murumva ko rero Yampano tayari cyamaze kumuhama, kandi mwibuke neza ko iminsi 30 hari igihe ivamo imyaka 2, kubera ko n'uwitwa Titi Brown bamukatiye iminsi 30 y'agateganyo, ariko biza kurangira amazemo imyaka 2 yose. Abari bwo aburana ndetse no kuburana aza guhinduka umwere. Byumvikane neza ko yafunzwe imyaka 2, kandi nyamara yari yakatiwe igifungo cy'iminsi 30 kugira ngo aburane, ariko aza kumaramo imyaka 2, nabwo aza kuburana. Nyuma yo kuburana aza kugirwa umwere. Ubwo rero na Yampano birashoboka ko ashobora kumara imyaka 2 mu minsi 30, ndetse byaza no kurangira agahinduka umwere, nta wamenya. So rero ngira ngo icyo twari turiho ni video zamaze kujya hanze z'ubwambure. Ubwo abinkwakuzi wenda baraza kuzibona nubwo ntabibashishikarije, ariko uyu Kirabo yamaze kuvuga ko nubwo video ye yamucitse kajya hanze nta ruhare yabigizemo, ndetse akaba nasaba imbabazi haba abafite video ndetse n'abatarayibona, ndetse anasaba ko umuntu waba yafashe iyo video ngo agerageza ayitunge muri telefone ye, ariko ntagire undi muntu ayereka. Ubwo byumvikane neza ko ari gukora ibishoboka byose ko yakumira iyo video ntibe yarenga aho yageze, ngo kubera ko biri kumugiraho ingaruka zitari nziza, haba kuri we ndetse no ku muryango we n'inshuti ze muri rusange. Rero Kirabo yavuze ko rwose umuntu ufite video ayigumane, ayirebe wenyine, ntagire undi muntu ayoherereza. Ariko se biraza gukunda ko tuzi ko ku mbuga nkoranyambaga niba wubwe byamucitse, byumvikane neza ko n'undi video yagezeho nawe byamucitse, kubera ko
niba byavuye mu gihugu cya Uganda bikaba bigeze hano mu Rwanda, birumvikana neza ko no muri Amerika na Uganda he hose video ziraza kuhagera. Kandi muri komanteri nyinshi barimo baragaruka bavuga ngo iyo video iri hehe ngo tuyirebe, abandi bati urishyura gutya kugira tukwereke video. Ahubwo ikintu twibaza, ese uyu muntu ko ari hanze y'u Rwanda kandi wenda amategeko yaho afite uburyo abivuga, ese mu gihe video ye iraza gukwirakwizwa hano ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda, aho naho amategeko araza kugonga abantu, kandi uwo byabayeho atari mu Rwanda ari mu kindi gihugu? Ubwo sinzi ukuntu biri buze kugenda. Ubwo abafite video bazigumane, cyangwa se nibakenera kuzereka abandi wenda ntibaze kuzisharinga, wenda hamagara umuntu amubwiye ati ngwino nkwereke video, ariko ubwo niramuka ivuye muri telefone ikajya ahandi, ubwo sinzi icyo amategeko ari buze kuba yakora, nimba ari buhanwe n'amategeko yo mu Rwanda cyangwa se ari buhanwe n'amategeko ya Uganda, nimba abyemera. Icyo nicyo ndi kwibaza kugeza ubu. Ese biraza kubyinjiramo? Kuko nka Pastor Kim nawe video ye bari kuvuga ko yageze mu Rwanda, kandi Pastor Kim akorera muri Amerika. Ese video ye niza gusohoka araza kuregera RIB cyangwa araregera Interpol? Araregera Interpol. Ubwo ntabwo ndamenya ikiri buze kuba hagati aho, kubera ko gukwirakwiza video ubwabyo ni icyaha, ariko kwifata video ntabwo ari icyaha. Birumvikana neza ko mu gihe wizihiwe ukajya mu cyumba wawe, mu nzu wawe, ukifata video wemerewe kuzitunga muri telefone yawe rwose, nizishake zibijana. Ikibi nuko yagucika ikajya ku yindi telefone, ariko kwifata video ni uburenganzira bwawe, ariko kuba wayisharinga byo ntabwo ari uburenganzira bwawe. Nuramuka ubikoze amategeko azakugonga mu gihe uri mu Rwanda, ariko niba uri Uganda cyangwa muri Amerika sinzi uko bigenda. Ubwo rero nuko byaje kuza kuba byagenda. Ubwo uyu nawe n'undi mukobwa uturumbiye, uyu nawe aradusebeje, ariko ibyari cyo nuko nta nicyo bitwaye, kubera ko n'ubundi nujya mu mafoto ye urasanga ubwambure bwe yari yarabushyize hanze kuva kera. Kubera ko nujya kureba amafoto ari ku mbuga nkoranyambaga ze, uraza gusanga ikintu yambaye cyonyine ari agakariso nako k'umugozi. Ubwo rero sindamenya ese ubusa bwemewe n'ubutemewe ni ubuhe. Ubwo ababisobanukiye bajye bajya muri comment batubwire ubusa bwemewe n'ubutemewe ni ubuhe, ko tubona amavideo baba bashyize ku mbuga nkoranyambaga amenshi nayo ubwayo uba ubona asa nkaho nta kintu yambaye, ahubwo byaruta na kariya kagozi akagakuramo. Ngayo nguko rero ibya Kirabo ndetse na Pastor Kim byakomeje kuvugisha abantu benshi cyane muri ino sama, bakavuga ko hari hamaze kabiri nta nkuru nk'izi ngizi zitugeraho. Ubu noneho abahungu muri Kigali video bari kuzenjoyinga, ndetse n'abakobwa muri rusange. Reka ngewe hano kira akadomo, ubwo mba mbazaniye amakuru asigaye. Ni munyemerere nsoreze hano n'ubundi, ariko mbararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, ndetse no kuza gukurikirana izindi nkuru n'ubundi ndaza gushyiraho kuri Kizo Empire. Reka nanakubwira ko ninjye Kizo n'ubundi wumvaga. Ibiganiro byacu nakagaruka. Hasta la vista.